uyu munsi urahindura ejo nanjye njye nazahindura amatise ngenda avuga ati uyu munsi ndambarira kote ni niya shati yabyo bigendanye naha n'Imana idakura iki wa Dawidi ngafata umuhumetso aracyaga haleluya ngagera mu kibaya aho Goliyati akimubona arirarira avuga ngo uramuntu n'uwo tujya kurwana nawe ngo kariya kisuzuguro kariya uramukobwa kwa runaka yakora ubukwe uramubyaye yasingiza uriya musore yakora ubukwe ese yakubaka waratariho ibyiringiro bimuvuge mu masazerano Imana yasazeranye ni nayo izasohoza icyo yavuze bakuba baravuganye n'isumba byose haleluya amen ngamasaha aragira ngo Goliyati habaga ngo ni mumanura ibyuma mwuka wera atangira kumukoresha atangira kumugiramo abagaba abasirikare bari bamurinza bagati nabwe nimwe mwigireyo uriya ndamwicisha ukuboko kumwe kwonyine ndamuterekaho haleluya ariko Dawidi yamanuka yanima aravuga ngo kuko umwami Yesu asana ba wana hagangara hagurutse aje gushira mu mahoro aravuga ngo yarwaniye intambara ngo mu bibazo n'amakuba ngo yitwa Imana isumba byose zunguza ibyakuzengereje Dawidi arasumbuza Dawidi arasumbuza aravuga ngo none harahagurutse asabunda amahoro bamukamesa sana bara bamuca gutukana mwana ngo Dawidi arasumbuza ngo yazunguza ibyakoze zunguza ubukene ngo yazunguza ibyakufonze uriterana n'umwaka s'Imana amarayika yamanutse ari byaza guca imihanda ari byaza kurwanya Mana we haleluya Yesu we Mana samaye wa Dawidi babara gatatu bajya kubara gatatu mwuka wakamugata uretse babantu bavuze ko nta kintu zimara babanze bahagere wa Dawidi yajya kutakumva mwuka we yamubwiye ngo uretse ntabwo bahagera kutazigera byara babanze bahagere nawe utawucece umwana haleluya usanga amaterina kawuzuye mwuka we kuva ngo kuko umwami yasanguna diki haleluya yajya kuzunguza Imana ikavuga ngo humura uretse gatuma abandi bavuze kutazigera ukora ubukwe kuzunguza ikavuga ngo ibuka hari abantu bavutse bajya muri Zambike bavuze ko nta kintu zigeza babanza bahagere bamenye ko Imana isumba byose bamenye ko Imana nyiramaboko bamenye ko Imana ikora hayisoma egre ngo Dawidi arasongoza ngo abantu barakorakorana bavuga ngo tujye kureba urupfu rwa Dawidi ngisenga aratanga avuga ati umuhungu wanjye noneho baramwishe birarangiye kayisize hejuru birarangiye haleluya ese wande subscribe yibuwabi hari amafaranga mwatse kandi ndabakunda murabizi bose babireba tuzashima Imana bose babireba icyubahiro cyawe ukireba kureba bwira abanzi bawe bicecekere inzobo bacukuye bazitere misiya bwira abanzi bawe bicecekere inzobo bacukuye bazitere misiya bwira abanzi bawe bicecekere inzobo bacukuye bazitere misiya bwira abanzi bawe bicecekere inzobo bacukuye bazitere mufiya bwira abanzi bawe bicecekere
bicecekere inzobo bacukuye bazitere mu fiya. Bwira abanzi bawe bicecekere inzobo bacukuye bazitere misina. Luka 5:22 haravuze ngo maze Yesu ngamenye ibyo biburanya ababaza ni muriburanya iki mu mitima yanyu ngitoroshe n'iki ngaruka uvugana ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa n'ibyukugenda ngo maze muri ako kanya ngabwira icyo kirema arakibwa ngo ndagutegetse haguruka wikore ngo byawe ugira gute utane Imani gutabara abarozi bakiroga Imani gutabara abapfumu bagipfuma gusa Imani gutabara abanzi babagihari bavuze ko birazi Imani gutabara Imani tabara kinakire imiryango inshuti bari barakivuyeho sinzi umusozi wicayeho uyu munsi wa none sinzi agatutu uhagaze uyu munsi wa none ariko Imana gutabara haleluya Yesu aramanuka yitegereza kirama kibona ntabwo kigira kirenge kibona ntabwo kigira umuntu kivuganira ariko Yesu aramuvuganira muri ryari maze mwijimba y'Imana afite umuntu mvugira wani umukuru w'abatambyi wa kandi yitwa Rukundo haleluya amen ngo Yesu yitegereje kino kirama arakibwira ngo ndagutegetse byuka wikore ngo byawe utahe ngo muri ako kanya abyuka imbere yawe cyumva imbaraga kireguka birembe kirasimbuka birembe kirazenguruka birembe gihimbaza Imana birembe ngo bose baratanga bagiye kubona abana cya kirema kirimo kiragenda nimundore wa mubyeyi twari twarose ko nduzi yabyutse byabaye gute wa mubyeyi twari tuzi ko abana be bazasabiriza yashingije uno munsi yakoresheje ubukwe Imana ikuyimbira icyaraca amatubuzima icyaraca amatubuzima Imana igutabare bahindura amagambo ese murabyumvise naho haleluya haleluya basamenya ko imbaraga zabo basamenya ko n'Imana idatsindwa ku rugamba Imana isaserukana intsinzi Imana yacu irakora ngo yitegereza kino kirema arangije amubwira ngo nadashinga kuvuka ndagutegetse byuka wikore ngo byawe utahe ngo bose baratanga ngo bahinda umushyitsi ngo kubona imirimo Imana ikoze hari abantu bemezwa n'ibitangaza Imana ikoze hari abantu bemezwa n'ibitangaza Imana igize gute ahantu bakumanitse Imana ihakumanitse ahantu bagusebereje Imana ibariho igutabarira haleluya kubona byanze no kubona bikomeye hariho ibyiringiro yahagurukije kino kirema kitagira kirenge irakitwa Imana iracyakora yageze mu bukwe bw'ikani ikani katanga ubukwe abakobwa bagashyingirwa abagabo bakabona abagore itanga akazi irakitwa Imana itanga urubyaro irakitwa Imana irakitwa Imana yayihinduka nanuka igicarararwa nanuka yacisa amaboko iranizo gukora irakitwa Imana humura haleluya haleluya cyamba uri riteraniro Imana ikakugabiza igihanga cya Goliyati oya murabyumvisha ababyumvisha haleluya ababyumvisha haleluya haleluya amen haleluya haleluya
Imana ikakugabiza igihanga cya Goliyati. Dawidi iyo ataza gucyura igihanga cya Goliyati ntabwo byari kumenyekana ko ari Imana ikomeye cyane. Afateraniro haleluya. Teraniro haleluya. Wa Dawidi yari isuzugurwa ngaragije yinginga Imana abana n'Imana neza mu mahoro. Haleluya. Kuvuga ngo Dawidi we humura nubwo kwa so batakuzi nubwo na mu miryango batakuzi ariko nzagutabara. Nzagutabagiza abatakuzi bakumenye bamenya ko Imana igira gute. Igihe kimwe ngo Dawidi yumva itangazo ngo mu Bisiraheli hari umugabo ngo watutse Imana ugatuka Imana inyambika ugatuka Imana ingaburira. Haleluya.